bakunzi ba Rwanda Gospel TV tugarutse imbere yanyu n'imbere y'Imana tunye ubutumwa bwiza tunejejwe none namwe n'Imana yuko yadushoboje nanone tuza ku munsi wa 39 wo kwiriza ubusa no gusenga no kuba imbere y'Imana. Turashimana yaturinze yabaye natwe nanone ikatugira neza. Uyu munsi twari tugiye mu bazima tugishima izina ry'Imana. Ntabwo byari byoroshye ariko bakwiriye kuba imbere y'Imana dusenga. Rero reka tujye dusenga. Data mu izina rya Yesu nanone turagushimye ko waturinze iyi minsi 39 twatugize ku munsi wa 39 uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Mwami tunejejwe nawe ko watugiriye neza. Rero mwakoze kutugira neza nanone koko nzibyo bizatugira n'ibyiza no kwishamba ryo tuvuga mu Yeremiya ngo nzibyo n'ibyo nzabagira n'ibyiza si bibi kugira ngo barimo umutima mu byo muzabona hanyuma. Mwami nzi ko tugambira ibyiza umunsi ku munsi. Ibyifuzo byawe ku buzima bwacu cyangwa se ibyifuzo byacu ku buzima bwawe turokireye ibyiza gusa kandi aho n'ibidusezeranya. Rero ukomeza kuba natwe utugire neza kandi n'abatega amatwi iri jambo nabo nk'umugisha ucugusha kandi usendereye kandi Imana cy'umutima ushaka ukimuhe kubera ko uri Imana ijya itanga ibisubizo byawe wese. Urakoze Mwami ko tugire neza mu izina rya Yesu, amen. Rero turashimana kubwira ijambo ryiza nanone Imana ngiye kuduha. Imana yatugiriye neza, Imana yatugiriye icyizere nanone. Turashimana kubwo uburinzi bwayo, turashimana yuko iturinda umunsi ku munsi, itureberera, itubera amaso n'ahandi tuba dusinziriye, n'ahandi tuba twarangaye, n'ahandi tuba tutari umwanya mwiza ariko Imana ikatubera amaso ikaturinda. Rero tunejejwe n'Imana uyu munsi wa none. Tugiye mu cyanditswe kimwe Esther ibice 9 duhera ku murongo wa mbere. Esther ibice 9 umurongo wa mbere tubona uburyo kuno abazo bayuda benda kubagira nabi bafite umugambi mubi bashaka kubarimbura. Abanzi b'abayuda umugambi bafite ku bayuda ntabwo wari umugambi mwiza. Wa mugambi wo kubarimbura no gutsemba iryo zina rikibagirana. Ariko umugambi w'Imana wo ntabwo wari umeze. Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana wari uri ku bayuda wari kugira ngo igire neza abayuda kuko ubwami bwoko bw'Imana baba bafite isezerano n'Imana, bafite isezerano n'Imana. Reka mubwire igihe cyose n'urwanya uri umugambi w'Imana uzananirwa. Igihe cyose n'urwanya uriho isezerano ry'Imana ndakugira inama ngo nushaka kurekera aho ngaho ugarukira aho ngaho kuko icyo Imana yamuvuzeho byanga bikunda kizasohora. Imana ishimwe cyane. Ngo abayuda banje bajya imbere y'Imana barasenga. Turagiye mwanya wo gusenga ntabwo turajya kure y'ijambo yo gusenga. Ngo bajya imbere y'Imana bamaze kumenya imigambi y'abanzi babo, bamaze kumenya imigambi ya Hamani niko bitubwira. Ngo arangije we yabagambe kubanza kumanika Moridekayi, noneho yamara kumanika Moridekayi amaze kumwica ngo agatsemba abayuda bose. Imana ishimwe cyane. Ariko Moridekayi aza kumenya Imana ye afati nubwo meze nubwo nusuzugurute nubwo ndi umukene nubwo ndi umugatekeeper ariko ndi umisre ndi umuyuda mfite ikimenyetso n'Imana. Ubuzima urimo ntabwo bukuraho kuba umurokore. Ubuzima urimo ntabwo bukuraho kuba ukijijwe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo buguha uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Ubuzima uri bwabo bw'ubukire bwabo bw'uburwayi ntabwo buguha uburenganzira bwo gukora ibyaha, bwo gusinda, bwo gusambana, bwo guterekera no kuraguza. Kiretse niba hari ikindi kintu waje ushaka ariko nawe wagiye imbere y'Imana ushaka Imana nshuti yanjye ubwo buzima ntabwo buguha uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Imana ishimwe cyane. Ngo naje Moridekayi bati nubwo ndi umugatekeeper nubwo nsuzuguritse n'akazi kanjye gasa nk'agasuzuguritse ariko ntabwo nemererwa, ntabwo nenze Imana yanjye. Imana yatugiriye neza kuva umunsi igihe cy'abasokuruza bacu kugeza n'uyu munsi yacyariho ntabwo yapfuye. Imana ishimwe cyane. Barangije ngo bajya imbere y'Imana none bajya gute barasenga iminsi 3 biriza ubusa basenga Imana. Umva harimo kwiriza ubusa no gusenga. Ntabwo basenga gusa ahubwo bashyize n'icyo cyo kwiriza ubusa kuko uyu munsi wa none turi imbere y'Imana twiriza ubusa kandi tunasenga. Imana ishimwe cyane. Ngo Moridekayi abayuda bose ngo bavuga ati mwe tujye imbere y'Imana dusenge. Ntabwo Imana yacu yapfuye, ntabwo Imana yacu yibagiranye, ntabwo Imana yacu yaturetse. Ngo bajya imbere y'Imana barasenga bajya no ku mwamikazi Esther nawe umuyudakazi. Ngo arangije baravuga ati rero duhakirwe. Esther ndetse ashaka kubyanga. Yesu ashimwe cyane. Ariko haje ngo Moridekayi ambwira ijambo rikomeye cyane bati ntiwibwire yuko nureka kutuvuganira arega Imana yacu irahari.
Yesu ashimwe cyane. Wibwa yuko nta kutuvuganira Imana yacu irahari, iteye kutuvugana, iteye kutugira neza, kandi wizibwa ko uzakira, mwado nawe uzagendamo, mwaro ko nawe urimo wikwikuramo. Nubwo wagiye muri ibyo ngibyo hakaho cya ikimenyetso, garukira aho ngaho, garuka ongera ibyo imbere y'Imana usenge. Imana ishimwe cyane. Ngo Moridekayi barasenga, bajya imbere y'Imana barasenga. Yesu ashimwe. Imigambi y'abayuda kujya gute Imana yabumvira, imigambi y'abanzi b'abadirahinduka. Yesu ashimwe cyane. Dusomye muri Esiteri 9 umurongo wa mbere, abango ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire gusenga guhindura ibintu byatanga ko byo guhinduka. Umva ngo icyo uwo munsi no kwezi niyo tariki n'iryo saha, ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Imana ishimwe cyane. Itegeko n'iteka by'umwami, umwami yamaze gutanga uburenganzira ngo barembe abayuda. Umwami yamaze gushyiraho ikimenyetso cy'impeta, icyo cyari ikimenyetso cya nyuma kugira ngo abayuda bagiye gute barimbuke. Ariko abantu abayuda bagiye, hari aho abayuda bagiye abanzi babo batagize bajya, batize bamenya, batize bahishurirwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo abandi bajya imbere y'Imana bajya gusenga, biyiriza ubusobanzi barasenga, ariko ngo noneho uwo munsi itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Imana ishimwe cyane. Kubera gusenga ko Bayuda, kubera kwihererana n'Imana ko Bayuda, kubera kubwira Imana ko Bayuda, ngo bivuga ko bagiye kubageraho ububasha. Yesu ashimwe cyane. Bumva ko bagiye kugeraho ububasha, abanzi b'abadumva ko bagiye kugeraho ububasha. Tekereza nawe, utekereza umwanzi wawe kugezaho ububasha, yagusira ibanga, yakurangiza. Tekereza ko kuvuzeho bya bindi akugezaho ububasha uyu munsi wa none waba waribetanye ku isi y'abazima. Nawe tekereza igihe umuntu kujya kuvuga yaje abagiye kumeca umutima wawe, iyo aza kugeraho ububasha igihe ubu aba yakurangije, ariko mu ijuru hari Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo bahita bajya ahantu barasenga iminsi 3, biriza ubusa, bajya imbere y'Imana babwira Imana. Noneho uwo munsi itegeko n'itegeko by'umwami bigenda gusohozwa. Ngo abanzi b'abayuda bivuga ko bagiye kubarimbura, ariko ngo birahinduka. Nta kintu cyabihinduye ni uko imbere y'Imana no gusenga, nta kintu cyabihinduye ni ukwiriza no kwiyengera Imana. Uyu munsi none gusenga kwawe, usenga ushishikaye, ufite impamvu usenga, byahindura bya bindi bitashobora ko bihinduka. Imana ishimwe cyane. Byahindura bya bindi wibwira ko ari iby'iwanyu byarangiye, bateho na kashi. Wumva Bibiliya tubwira ngo n'umwami yashyize ikimenyetso cy'impeta yuko bagomba kujya kwimba Abayuda. Ariko ngo Moridekayi n'Abayuda bose bajya imbere y'Imana ya Esiteri barasenga. Barangije uwo munsi rero abanzi b'Abayuda bivuga ko bagiye kongera ububasha, ariko ngo birahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twishize impamvu nabo byahindutse. Ntabwo byahindutse kuko yagiye kubwira bene wabo, ntabwo byahindutse kuko yagiye kwa anko we, ntabwo byahindutse kuko yagiye kwa nyina wabo, ntabwo byahindutse kuko yabwiye mukuru cyangwa umuntu we, ntabwo byahindutse kuko yabwiye impamvu byahindutse niko begereye Imana. Babaye imbere y'Imana barasenga, begera Imana, babwira Imana, bahamagara Imana. Mu guhamagara Imana kwa uyu munsi byahinduka. Byonaga ko bidashoboka, byonaga ko byabaye karande, byonaga ko byananiranye, byonaga ko byabaye ibyawe, ubwo buzima wabwiwe bwabaye ubwawe, ariko kuba imbere y'Imana yo gusenga byahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bishobora guhinduka uyu munsi wa none, minota 0 byahinduka. Nk'uko umunsi umwe wabayeho uri umukobwa witwa kanaka, ariko uyu munsi bigahinduka. Umunsi umwe biza guhinduka witwa marunaka. Nk'uko umunsi wabaye ngaho ukodesha, ariko uyu munsi byahindutse ufite iyawe. Igitondo kimwe byahinduka nshuti yanjye, byahinduka. Umunsi umwe wabayeho ibyawe nta kazi ugira, nta n'amafaranga ufata, ariko uyu munsi byarahindutse ufite akazi. Nshuti yanjye uyu munsi nacyo ngicyo cyahinduka. Imana ishimwe cyane. Nta handi byahindukira zo kujya kura gusa no guterekera, nangwa kujya mu bapfumu, nangwa kujya kuvuga amagambo menshi mu baturanye n'inshuti zawe babwira byinshi, ahubwo haho bihindukira imbere y'Imana, bihindukira imbere y'Umwami Imana, bihindukira mu kuba imbere y'Imana no gusenga. Wijya kwirwanira uvuga amagambo menshi, wijya gusubiza uwagututse, wijya gushaka kwiregura.
gira aho winjira, injira mu gusenga, injira mu kwinginga Imana, injira mu kuba imbere y'Imana. Nubwo abanzi babaye benshi, nubwo byabaye byinshi byakabije, ariko uyu munsi byahinduka kubera ko imbere y'Imana no gusenga kwawe hari icyo byahindura. Byahindura imiryango yawe, byahindura abana bawe, byahindura igihugu cyawe, byahindura abavandimwe bawe, byahindura imibereho yawe ya buri munsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo munsi rero itegeko ry'umwami genda gusohozwa, ariko kwabaye imbere y'Imana birahinduka. No mu imbere y'Imana kwawe byahinduka. Ega wikwirenganya n'ubimera Satana. Satani we nta kindi cyamuzanye ku isi ni ukwangiza, ariko Yesu yaje kuduha ubugingo. Satani we ibye ni uguteranya, ibye ni ukuvuga, ni ugukora ibyo ngibyo nyine yakoze. Ariko nshuti yanjye, uyu munsi wa none egera Imana. Imana iteguza kugira neza, Imana iteguza guhaza kwifuza kwawe. Imana bahumugisha mwegera Imana, mube imbere y'Imana. Imana yacu ni Imana nziza, ntabwo igira abana ku butoni. Imana uko uyisanga niko uko yegereye. Bibiliya tuvuga mu migane ngo nkunda bankunda, ariko abashakana umwete bazambona. Nshuti yanjye, Imana yagukunda pe, Imana yadukunda pe, ariko ndakwinginga ngo ngira ikindi cyo kwishakana umwete. Imana witeguye kuyibona kandi iteguye kuyereka. Kandi akamubwire nubona Imana gusega ko waruri, nubona Imana yakugira neza, nubona Imana iraza kwifuza kwawe. Imana bamugisha rero. Nshuti yanjye, ukomere imbere y'Imana, ukomere kandi ushikame mu izina rya Yesu. Imana bamugisha. Kadusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana inkuru kandi uri Imana ikomeye. Imana yamuje gusenga kw'Abayuda, Imana yamuje gusenga kwa Moridekayi, Imana yamuje gusenga kwa Esiteri n'Abayuda bose. Uyu munsi rero ntabwo wahindutse, uracyari Imana, uracyari Imana mu gusenga kwacu. Imana kuri iminsi 40 turi imbere yawe, Imana tugirire neza, maze kwifuza kwacu, kandi umwe wese mwami akubone, umwe wese mwami Data wa twese wo mu ijuru umuvireyo. Wafashe umwanya ko imbere yawe agasenga, Mana wafashe akanya kareka ibyo kora, kareka ibyo kunywa, kareka Mana akaza imbere yawe. Mana umusange, mwegere Mana, urebe amarira arira, urebe agahinda afite, urebe mwami wanjye akarengane, umurenganure Jehova Jire, umurenganure Jehova Eshadai. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza mwami, wagize neza mwami, ugira neza nkakubona, ugira neza mwami wanjye. Nukuri ntabwo witwirengagiza mwami w'abami, narakubonye. Uwiteka Nyiringabo Mana, ukomeze kwigaragaza papa, ukomeze kubasha icyubahiro Nyiringabo mwami wanjye. Izina ryawe ukomeze gushyirwa hejuru. Uravuka wa Omega papa, bitangiwe n'iherezo. Urakoze mwami, iyo dushobora kwatura twatuza akanwa kwacu mwami, urebe bidukwiriye papa, nzi ko biduhera ubuntu. Ishimwe n'icyo ni wowe tubihaye mwami, kandi urabikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Imana bamugisha kandi abagire neza. Amazina no Umutoni Peace. Nomero zanjye za telefoni 0788 44 38 67. Mwami Imana bamugisha kandi Mwami Imana abiteho. Amen.